Ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze wowe wahisemo kubana natwe nk'ibisanzwe. Ikiganiro cyo nisobanukirwa, naho njye ukibategurira ndetse nkanakibagezaho ndi Kedrick. Kuri iyi nshuro tukaba tugiye kuganira ku nkuru y'umwari w'umunyarwanda. Ni inkuru iri trend, abantu benshi mumuzi kwishanga cyangwa se uyu mukobwa ubundi yamenyekanye cyane ku gitaramo cya The Ben, aho bahuriye ku rubyiniro bagiye gufata amafoto. Amenyekana ku ishanga. Iyi nkuru nayo yanditswe mu binyamakuru ndetse yavuzweho kenshi ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bagenda bagaruka kuri The Ben banabivangamo Pamela, ariko ibyo ntabwo byari ibintu birenze cyane kubera ko urebye ntabwo ari ibintu byari bikomeye. Gusa kuri iyi nshuro hari ikintu gikomeye yakoze, ndetse icyo kintu kikaba cyamujyanye mu butegetsi ndetse n'abandi bantu bafatanyije icyo gikorwa twavuga ko hari igikorwa kitari cy'ubutware. Yego, niba ari ubwa mbere ugeze hano nguhaye ikaze kandi nkwibutsa gukanda subscribe kubera ko uri umuntu wanjye nanjye ndi umuntu wawe, bityo ndagukunda cyane. Reka dutangire ikiganiro cyacu. Uyu mukobwa mwite ishanga cyangwa se umwite Emelyne, haje gusohoka amafoto ndetse n'amavideo uyu mukobwa arimo arabyina ibyo wakita bend over, asa nkaho yambaye ubusa. Nuvuga ngo yari yambaye nyine, ariko ati yambaye ni nkaho twavuga ko ari ubusa kubera ko ntabwo yari yikwije. Nyuma yo gusohoka amavideo akomeza cara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga arimo arabyina nk'ibyo bintu nyine nakubwiye hejuru, bend over. So ayo mavideo yaje gusohokana n'indi video igaragaza ko yaje kuba yakoresha icupa rya Heineken mu gikorwa twita nkaho ari ugutera akabariro. Niryo cupa yifashishije. Bigenda bivuga ko yifashishije icupa rya Heineken muri icyo gikorwa. We yaje kujya ku itangazamakuru arabihakana, ariko ntibyakuyeho ko ibyo ngibyo byabaye kandi byanavuzweho cyane. Abanyamakuru bakomeye kuri YouTube mu itangazamakuru bakomeje kugenda babikomozaho. So kuri iyi nshuro rero ikintu nakubwira nuko we n'inshuti ze zigera kuri 5 babanaga muri groupe imwe ya WhatsApp. Iyo groupe ari nayo yifashishwaga mu buryo bwo gusakaza aya mavideo y'urukozasoni. Baje kuba bakurikiranwa ndetse bagafatwa n'ikigo ngenzabyaha aricyo RIB. Kuri inshuro bakaba bari mu maboko ya RIB. Ibi ngibi rero byaje kuba byasakara cyane, ndetse ni nayo nkuru mu Rwanda irimo iravugwaho cyane, ibinyamakuru, abantu bose nyine. Ibi ngibi rero byaje gutuma n'umukuru w'igihugu agira byinshi atangaza ku bantu bambara ubusa. Yavuze ngo iki? Yaravuze ati n'ubundi ni ubusa baba berekana, n'iki se tutazi, ubundi ntabwo bikwiye. Ati kandi buriya umuntu ugaragaza ubusa ku mubiri n'imbere muri we mu mutwe, naho nta kindi kiba kibereyemo n'ubusa. Na kwa kundi bavuga ngo ikintu kirimo ubusa cyangwa se nk'iki kirimo ubusa kirasakuza. Nabo ni iryo jambo niko yarikoresheje avuga ko n'ubundi umuntu wambara ubusa n'ubundi mu mutwe we urabyumva ko aba ari ubusa. Ese koko ibi ni ibintu bikwiye ko umwari w'umunyarwanda ashobora kuba yakora igikorwa nk'iki ngiki? Nakita ko atari cyo utwara, ahubwo iki ni ubugwari. Ndetse noneho aho bibera ibindi bibi nuko bafashe ibintu bya wakoze
kandi ubizi ko bitanemewe, noneho ugakora irindi kosa. Kubikora ni ikosa, ndetse no kubisakaza ni irindi kosa. Ni ibintu bihanirwa ndetse ku buryo buzwi. Mu Rwanda amaporunogarafi ntabwo yemewe, ndetse ndakeka ibihugu byinshi byo muri Afurika ntabwo kwambara ubusa cyangwa se kubishyira ku mugaragaro byemewe. Wakibaza uti rero ese ibyabo bigeze hehe? Kuri iyi nshuro icyo nakubwira ni uko we n'abandi bakobwa 3 nawe wa 4 ndetse n'undi mugabo umwe basakazaga ayo mashusho ubu bari ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB, bari gukurikiranwaho iki cyaha bakoze. Uyu Emelyne ku batamuzi arazwi nari mbivuze nabi. Uyu Emelyne yarasanzwe n'ubundi ari umuntu ukora ibiganiro ku ma YouTube, ndetse twakita ko ari nk'umufashion design gutyo nyine, ni nkaho ari hari kubarizwa, niho yabarizwaga. Rero iyi nkuru imaze iminsi, murabizi ni inkuru imaze iminsi, ariko se ni iki wenda nk'ubu kuri iyi nshuro twavuga ngo turi kwigisha aho twakita ko ari abato? Izi mbuga nkoranyambaga tuzikoresha turi benshi, tuzikoresha turi abana, urubyiruko, abakuze gutyo nyine. Ese ni iki tuba turi kwigisha abantu twakita ko ari abato, cyangwa se abantu twakita ko ari ejo hazaza, mu gihe turi gukora ibintu bitari feya, ibintu bidakwiye kuba bigaragara mu maso y'abantu? Ibi bintu ni ibintu umuntu yagakoze akanagenda akabihisha muri we, akabitaba ku buryo nta wundi muntu ushobora kuba yamenya. Ese byagenze bite? Mu rwego rero rwo kubaka ahazaza heza, mu mucyo dukore ibintu biciye mu mucyo, ibintu bishobora gufasha buri muntu wese, ibintu bizafasha n'undi muntu uzaturuka ahandi akaba azavuga ati koko i Rwanda ni ahantu, ni igihugu cy'umuco, igihugu cy'uburanga, kubera ko nk'ibi bintu biba byatambutse YouTube, ibi binyamakuru ntabwo ari twe tubireba, nta nubwo twe twumva ikinyarwanda gusa, hariho n'abandi bumva ikinyarwanda kandi batari mu Rwanda. Iyi ni isura mbi nyine ku gihugu, ni isura mbi mu bantu, ni isura mbi ku bantu urumva. Ibi ndakeka aricyo gikorwa cya mbere kibaye kiri trend kitari perfect. Kitari perfect. Rero mureke tujye dukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo wenda zitwinjirize, ariko zinaduheshe agaciro ndetse n'ishema mu bandi. Yego, yanjye turi kumwe muri iki kiganiro, ndi Kedrick nk'ibisanzwe. Niba utarakanda subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo tujye turushaho kubana mu biganiro bigenda bitambuka buri munsi hano kuri Mutabare TV. Ibiganiro bya siporo byo ni buri munsi ku makipe mukunda, ndetse muri iyi minsi turi mu transfer ari kuvuza ubuha, ndetse arimo aragenda arangira. Abyumvishe ko ekipe ya Sport irimo irakoresha nk'icyo twakita exercise ku bakinnyi, cyangwa se twabyita nk'ihatana, kugira ngo hatoranywemo abakinnyi bashobora kuba bazakinira iyi ekipe, dore ko ikeneye abakinnyi 2 gusa. Mu bakinnyi 2 muri iryo hatana hamaze kugaragaramo abakinnyi bagera kuri 5 bagenda baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye. Nakubwira nko muri Brazil hari umukinnyi uzagaragara muri iri hatana, ndetse muri Uganda
Congo Brazzaville, DRC Congo ndetse na Tanzania. Ibyo ni ibihugu ekipe yameshoninzemo, ndetse ikindi nakubwira nuko muri ekipe ya APR FC uwo twakita nka uyu mukinnyi bamwita Wanuka bamwita Watara, yes Watara, kuri inshuro nawe ari hafi kuba yagera hano i Kigali, akaba yatangirana imyitozo n'abakinnyi ba APR FC. Babakinnyi babiri bo muri Uganda bo tayari batangiye imyitozo muri ekipe ya APR FC. Ikindi nakubwira nuko ekipe nka za Police ndetse n'andi ma ekipe yose ku isoko nayo ari kugura neza. Ibyo byose tuzatubirebera hamwe mu kiganiro cyitwa Sobanukirwa gitambuka kuri channel. Niba ari ubwa mbere uhageze, yes, amakuru asobanutse urajya uyasanga hano. Nta kindi usabwa no gukanda subscribe umuntu wanjye, dore niyo support cyane cyane. Nta bintu byinshi ngiye mba ndi gusaba, ndetse n'undi wese ukoresha izi mbuga platforms, nta bintu byinshi tuba dusaba no kudushyigikira kugira ngo tubone ko turi kumwe namwe mukanze subscribe. Ndabakunda cyane, mukomeze kugubwa neza. Ibiganiro bye nakagaruka nkuko nabibabwiye.